cameraman ndabona imodoka yageze mbabarira unkurikire yamaze guparika imodoka zijyo gusa nimurengere mufate ibishoboka bikeya byanye ntimufata abo turi kumwe sawa murakoze. Hari abantu benshi bakomeje kutubwira ati twebwe nimudufata amashusho tuzabajyana mu manza nago ngo byari byemewe. Abantu benshi niye mpamvu bakomeje kwanga yuko tugira amashusho dufatanga. Ya murakoze cyane nabo umuryango wanjye ubwo rero ntago babishaka kubera ko bibona ibintu biracyameze neza kandi nanone ngo cyane reka tuze kumenya ibintu by'aba bantu byifashe biti ku masikariye barimo kujya kwifotoza. Bari kujya kwifotoza ntago byari byoroshye kugira ngo baduhereze umwanya wo kuba twagira ibyo tuvugana nabo, ariko abana baraberewe, abana barabihakanye. Abenshi baravuga ati fisi ntago bishoboka, fisi nta bukwe yakora. mu by'ukuri ni byiza cyane kubera ko uyu munsi aba ari umwe mu buzima ntago uzagaruka. Hari abageni benshi usanga mu bukwe barimo kugenda bahaguruka bajya kwitaba amatelefone, abandi bajya kwihagarika, ariko uyu mugeni rwose yitwaye neza ntago yageze ajarajara. Niye mpamvu mu bukwe bwawe bwari burimo ababawunsa benshi cyane cyangwa se abashinzwe umutekano w'abantu, ugasanga ababawunsa barimo kugenda baterura abantu babasohora cyane ko twahabonye itangazamakuru rigiye ritandukanye, ugasanga ababawunsa benshi barimo kugenda basohorwa. Impamvu twatumiye bari abahungu b'amatuza manini bakoze igituza kabisa bafite amaboko arambuye, ni ukugira ngo turinde umutekano w'abantu benshi bifuza kwifotoranya nawe, kumenya ngo agiye muri ibi yavuye hagiye aha. Niyo mpamvu mwabonye bari abahungu bari hariya, nta impamvu yabiteye. Ni ukuri byadushimishije kandi n'ubwa mbere tubonye ubu bukwe mu Rwanda bumeze gutya, bumeze bw'umusitari. Ni ubwa mbere mbubonye, ni ubwa mbere. Ndumva nezere. Kuba wakiri umukazana mu muryango wawe, ubwo gupfa narashingiye nibyo byiza. Imana rwose irandeba nanjye nubwo maze iminsi mbabaye, ariko nayisengaga nkayisaba nti rwose uzamfashe nzahaguruke mu bukwe bw'umwana wanjye. Kubwira abantu badukurikiye kugira bamenye ibiri ahangaha, ibiri kubera ahangaha. Ngira ngo urabona inyuma ya kamera ibintu barimo kwikora amabizu ni menshi cyane. Urabona time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza kandi nanone neza cyane. Ahangaha turi murimo kubibona, murabona nanjye nifunze neze neza cyane. Twe twatashye ubukwe, ushaka kwibaza ngo nubuye bukwe, n'ubukwe bwa fisi Kibonke, fisi Nyamunini Mudahigwa Emmanuel. Ntago byakunze yuko tuganira na ibintu byinshi cyane kuko biriwe mu kazi kenshi gatandukanye, ariko ahangaha turi ahantu baje kwifotoriza. Cameraman ndabona imodoka yageze mbabarira unkurikire yamaze guparika imodoka zijyo turabana mu biganiro byose bimeze bite. Ndashima Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa barakatuh. So turabona ko meze neza cyane. By the way, alhamdulillah. Amin. So dutangiranye tubabaza ibibazo byinshi uko tubona mwambaye neza. By the way, ndashima Imana alhamdulillah mwambaye neza. So fisi kubera cyo utashatse ku bukwe bwawe tukavaringa kuva mwambariye mu bukwe bwose ukemera ko tubukavaringira hano. Ya urakoze cyane. Icyambere hari abanyamakuru benshi, sibyo? Yego. Abanyamakuru hafi bo mu gihugu bose bari bahari. Ubwo rero gabanya umuziki tonto. Ubwo rero ngewe ntago nashakaga, urumva hari akavuyo, kandi ibyo narindimo byari ubukwe bwanjye butazongera kugaruka. Ni ubukwe bw'igihe bw'umunsi umwe, urumva ntago rero ari ibintu bizongera kugaruka. Niyo mpamvu rero ngiye nanze ko
haza abanyamakuru benshi cyane batica ibintu byanjye. wakomeje kutubwira ati famiye zabyanze, ababyeyi babyanze, ntabwo dushaka ko abanyamakuru bagenda bafata amafoto cyangwa badufata amashusho. Turabona ibintu bimeze neza. Fisi, ni ukubera iki uyu munsi muri ubukwe bwawe wahisemo gutwarwa mu modoka kandi itwawe n'umugore? Uriya mama muri imbere avuze iki imbere yawe? Uyu mumama ni byinshi cyane kuri njye, ni marene w'umugore wanjye. Hanyuma rero mu by'ukuri nyine yaje kumfasha, atwara imodoka arantwara, njye n'umufasha wanjye na pare wanjye, hanyuma kandi akaba ari marene wanjye, marene w'umugore wanjye. Fatuma, wabyakiriye gute kuri uyu munsi wa none? Ibi bintu urimo kubibona gute? Ndabona amaso yatukuye nubwo utarakuramo agatimba, ndagira ngo utubwire kuri uyu munsi wa none ibi bintu wabyakiriye gute? Ni ibyishimo wallahi, ndashima Imana kugeza n'ubwo bimeze neza cyane. Wallahi ni ibyishimo abe Mana. Ariko murabeshye se, turabeshye ngo gute mbese gute? Urabeshye ngo yatukuye amaso. Wallahi gute umugeni wanjye yatukuye amaso? Wowe wabibonye ute? Wallahi kandi ibyo bintu. Fatuma, bimeze gute ahangaha turi? Muje gukora iki? Ndagira ngo wenda ubwire abantu badukurikiye ahangaha turi tuje gukora iki. Tumaze kuhagera, byari bigoye cyane ariko mwamaze kugera ahangaha. None ahangaha turi muje gukora iki? Iyi modoka ibagejeje hano kuyiye mama? ahangaha ubona mubona tuje kwifotoza, hano ahangaha turi muje gukora iki? Ibirori by'aba bana bombi, umwe ni umukazana wanjye, undi ni umuhungu wanjye, ariko turashima igitare n'Imana yacu koko ikomeze ibongerere kandi bahe umugisha n'ababirimo bose nta ribi. Uyu mukobwa ugufashe ku rutugu, uyu washingiwe cyangwa se uyu warongowe mu muco nyarwanda, uyu mukobwa washatse ni iki imbere yawe? Ni umukazana wanjye nyine. Mama, urumva umeze ute? Ndumva nezere kuba wakiri umukazana mu muryango wawe. Ubwo gupfa narashingiye nibyo byiza. Imana rwose irandeba nanjye nubwo maze iminsi mbabaye, ariko nayisengaga nkayisaba nti rwose uzamfashe nzahaguruke mu bukwe bw'umwana wanjye. Mama, n'umwana wa kanga ushingiwe, tubona ibyishimo byawe. Uyu ni umwana wa kabiri nshingiye. Ndi kubona izindi modoka zagiye zibaherekeza, nakomeje kwegera abantu kugira ngo tube twagira ibyo tuvugana, ariko banze barimo kwirukanka cyane, bakomeje kwanga. Bari muri ariya mamodoka bavuze ati twe nta kintu dushaka kuvugana namwe, ariko niba bagene babemerera mugira ibyo muvugana nabo. So bakomeje kuvuga ati itangazamakuru turabazi, mushaka gushyira ibintu byose hanze, ibyo byose twabyihanganiye, ariko nkamwe muduhaye akanya, reka tubareke noneho musohoke mu modoka turebe izo gahunda zibazanye ahangaha, tubashe kuzikurikirana nk'itangazamakuru. Umusaza mwiriwe? Mwiriwe neza. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amahoro. Hano muje gukora iki? Ngo ubu mbona nanjye na bize rega, nanjye mu kazi. Nta kibazo. Ariko ntacyo. Turashima Imana kubw'umuhungu wanjye twa Fisi. Yego. Uyu munsi yakoze ubukwe, benshi barabibonye. Ariko kugeza iyi saha tuje hano gufata amafoto y'urwibutso. Mu by'ukuri nta bintu byinshi najyamo, nta bisobanuro byinshi najyamo. Ngira ngo murabibona yuko Fisi Fazil ari kuva mu modoka, urabona ko ari kumwe na pare we.
Fisi birangiye bavuga ati ngo yari afite agapipi gatoya ngo ntabwo byakundaga, ariko birangiye acice bita agasuzuguro. Kuva mu modoka nabona biri buze kugorana, ariko urabona ko ibintu byose bimeze neza. Ibintu byose bimeze neza cyane. Reka tubashe kumenya ngo ibintu byifashe gute. Reka mbafungire umuryango. Epare reka ngufashe. Yego murakoze. Bimeze cyane. turashima Nyagasani. Reka tubareke gahunda zibazanye hano kugira ngo uba uri kumwe n'umugeni wawe, ibindi turaza kumenya nyuma. Murakoze cyane, turashimira n'abantu bari kumwe natwe, cyane cyane namwe mwaje kutureba. Gusa nimurengere mufate ibishoboka bikeya byanjye, ntimufate abo turi kumwe. Sawa, murakoze. Hari abantu benshi bakomeje kutubwira ati twebwe nimudufata amashusho tuzabajyana mu manza. Ntago ngo byari byemewe. Abantu benshi niye mpamvu bakomeje kwanga yuko tugira amashusho dufatanga. Murakoze cyane, n'ab'umuryango wanjye. Ubwo rero ntago babishaka kubera ko wenda twebwe by the way turazwi, turebwa mu mafilimi cyangwa mu bindi bintu, ariko bariya ni abantu baje kunshyigikira ngiye n'umufasha wanjye. Harimo uruhande rw'iwabo w'umugore wanjye, harimo n'uruhande rw'iwacu. Ubwo rero ntago bo babishaka. Ubwo rero niyo mpamvu tugira ngo tubasabe muze gufata ibyanjye, nimufate abariya bavandimwe, yaba ku muryango w'iwacu, yaba n'abo ku muryango w'iwabo w'umugore wanjye. Pare mwegene imbere gatoya, ngira akantu mbaza Fisi ari kumwe n'umugeni we. Meze neza, ndashima Imana Allah subhanahu wa ta'ala utugejeje amagingo tukiriho kandi agomba kuturinda mu gikorwa tugiyemo, twatangiye aturinda. Dore sheri wawe Fisi araje, reka tubanze tubareke izindi interview turazifatira imbere, ariko by the way aka kanya tukwifuriza amafoto meza. Merci beaucoup. Ikintu nishimiye mu bukwe bwanyu, kariya gafanta hari ukuntu mwaturikije champagne murayisoma, none ufata akarahure uramunywesha nawe arakunywesha. Biriya bintu byashimishije cyane, byashimishije n'abantu twari turi kumwe. Mu by'ukuri ni byiza cyane kubera ko uyu munsi aba ari umwe mu buzima, ntabwo uba uzagaruka. Hari abageni benshi usanga mu bukwe barimo kugenda bahaguruka bajya kwitaba amatelefone, abandi bajya kwihagarika, ariko uyu mugeni rwose yitwaye neza, ntabwo yageze ajarajara. Reka tubareke ngaho, reka dukurikirane gahunda. Ngira ngo rero nk'uko murimo kubibona ibintu biracyakomeje, ntago byari byoroshye, ibintu byari bigoye cyane. Ndabona marene ikanzu yamunaniye na mukecuru. Reka dutwaze Fatuma. Mutwazo kesa. Nizere yuko ibintu urimo kubibona, ibintu biracyameze neza kandi nanone ngo cyane. Reka tuze kumenya ibintu by'aba bantu byifashe bite. Ku masikariye barimo kujya kwifotoza, ntabwo byari byoroshye kugira ngo baduhereze umwanya wo kuba twagira ibyo tuvugana nabo, ariko abana baraberewe, abana barabihakanye. Abenshi baravuga ati Fisi ntabwo bishoboka, Fisi nta bukwe yakora, Fisi nta kintu yakora, Fisi nta mugore yashobora, ariko ibintu biraryoshye. Reka dukomeze rero dukurikirane ino Umutako TV, like, comment, subscribe. We ngushimire cyane wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe, kora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro.
yes ngira ngo urimo kubibona barimo gutambuka ibintu biraryoshye bimeze neza ako mbego urukundo Fisi kare yahoza amubwira ari kumwe n'ababyeyi aramubwira ati mana yanjye nzagutetesha nzakurutisha byose nzagusumbya byose kukuri ikibasumba mu mutima wanjye urumva ukuntu Fisi azi gutera imitoma kuko nibyo nari ndimo kubwira Fisi yakomeje amubwira kare ati nzagutetesha nzagusumbya byose kukuri ikibasumba mu mutima wanjye urabona ukuntu Fisi arimo kumutembereza akumubwira ati mukundwa wanjye ngaho tembera reba ubusitani ni wowe ubasumba reka ngo utembereze ubanze urebe pare nawe urabona yuko ibintu byitwayemo neza cyane Marene ari kuvuga ati mukobwa wacu reka tuguherekeze nubwo ugiye turacyagufite ku mutima atari ka ugiye kubaka ugiye gukora urugo kandi aha hose ugiye nubwo ugiye kubaka urugo tukuri inyuma tuzagushyigikira nicyo kintu nari maze mbabwira ati ni ukubera iki kare wahoze umubwira ati uri ikibasumba nzagutuza mu mutima wanjye nzagusumbisha abandi uvuga ngo nyine ni ikibasumba cyanjye ni umutesi niwe muteteri niwe byinshi cyane kuri njye ubwo rero mu by'ukuri ni akarabyo ko mu nyanja ni akarabyo k'iroza ni akarabyo keza kuri njye ni akarabyo mbese ni uturabyo twose twiza urumva ubwo rero muri make ndifuza nk'uko nabivuze ndifuza kuzajya mumbura amaso nsanga andyamye iruhande ni ukuvuga ngo niwe mufasha wanjye niwe byose kuri njye ni byinshi cyane kuri njye ubwo rero muri make ndifuza ko agomba kumbera umufasha akambyarira abana hungu n'akobwa tukabana mbese tukabana neza kandi kuzageza igihe nuza Fatuma uyu mufasha wawe yahoze arimo kurira arira Marene abwira Marene ati Mare ndagiye Marene nawe mbona ararize aravuga ati nubwo ngiye nzakomeza kubazirikana nk'umuryango ariko aho ngiye kubaka Marene amubwira ati natwe tukuri inyuma tuzagushyigikira turifuza yuko utera mu ikirenge mu cyacu aho twageze nk'uko twabyaye tukaba dufite abana turifuza ko nawe hari aho uzagera ukabyara biriya bintu Fatuma arimo kurira nahoze mbona nawe urimo kwihanagura mu maso niye emosiyo byaguteye nyuma yuko Fatuma abwirwa ari amagambo na Marene ndetse na Marene yamusubiza ukabona Fatuma ararize nawe kwihanagura mu maso niye mpamvu arimo kwihanagura mu maso reka mbabwize ukuri rero twebwe turi abagabo ubundi bavuga ko amarira y'abagabo atemba ajya mu nda sibyo ariko mu by'ukuri amarira umugeni aba ari kurira n'amagambo baba bari kumubwira nawe birakuriza bigatuma wumva urize niyo mpamvu nari ndi kwihanagura mu maso kugira ngo hatagira umuntu n'umwe ubona ko ndimo ndarira ariko mu by'ukuri nanjye numvaga ameze nk'umuntu woroshye nyine mu mutima kuko nabonaga ibyo umugore wanjye arimo nkabona arimo ararira ariko nkamubwira ati humura ugiye mu mata n'ubuki niye mpamvu mu bukwe bwawe bwari burimo ababawunsa benshi cyane cyangwa se abashinzwe umutekano w'abantu ugasanga ababawunsa barimo kugenda baterura abantu babasohora cyane cyane ko twahabonye itangazamakuru rigiye ritandukanye ugasanga ababawunsa benshi barimo kugenda basohorwa nta muntu n'umwe yemerewe gufata amashusho niye mpamvu mwateguye yuko hagomba kuba harimo ababawunsa ntihagire n'umuntu n'umwe ubegera mu bukwe bwanyu cyangwa akurikiranye iby'ubukwe bwanyu narabyanze icyo kintu nagisubiza amakare reka twumve pare yego iyo mugeni nyuma kumurushya mugeni aramuzi ni umusitari akina filimi menshi hano mu Rwanda arazwi impamvu rero twatumiye bari abahungu b'amatuza manini bakoze igituza kabisa bafite amaboko arambuye ni ukugira ngo turinde umutekano w'abantu benshi bifuza kwifotoranya nawe kumenya ngo agiye muri ibi yavuye hagiye aha niyo mpamvu rero mwabonye bari abahungu bari hariya nta yindi mpamvu yabiteye pare nkakubaza nkanjye muri rusange ndetse mbariza nk'abaturage bashaka gukurikirana ubukwe bwa Fisi ndetse na Fatuma ko muzi yuko itangazamakuru ryagizemo uruhare kugira ngo Fisi umuhungu wanyu abe icyamamare kuki mwari heje cyane impamvu ni imwe AAB
ni ukugira ngo ibintu byacu bitungura abantu benshi. Abantu benshi bamubona uko angana bakabatse umuhungu fisi buriya ntabwo yabasha umugore, ariko uyu munsi ngira ngo biragaragarira rubanda nyamwinshi. Twanze ko abantu benshi bahaza kwanga kwa kajagari k'abantu kugira ngo uzayibona ejo cyangwa ejo bundi bizamutungure. Ikigaragara cyo nuko fisi ibyo twababwiye ku mutako mwaraibonye uyu munsi byagiye ahagaragara. Ubukwe bwanyu cyangwa se ubukwe bw'uyu muhungu wambariye nka pare, ntabwo turavugisha mama we, ntabwo turavugisha marere. Abantu benshi bari bahari mu bukwe bwanyu, kandi wabonye ko hari abakinnyi benshi ba filime, hari abasitari benshi, ariko ugasanga ugiye gufotora nk'umusitari uzwi. Hari abahanzi benshi nagiye mabona ndetse n'abakinnyi ba filime, ugasanga noneho ntagashaka kugaragara mu itangazamakuru, kandi yaje mu bukwe bw'umusitari murimo kwihe. Ese ntago bigaragara yuko ubu bukwe bw'uyu musitari bwari wenda bufite igishoro gikeya cyangwa se ubukene cyangwa ni ukwiyuba? Ako kantu wagiye kwigishoro. Oya, reka nkubwire rero, ako mwashoye make. Oya, ako kanongeyo ni kabi. Nakubwiye ubukwe buba rimwe mu buzima. Ubwo rero niyo mpamvu ngiye nanze akavuyo k'abantu, niyo mpamvu nangaga ko abanyamakuru baza mu bintu byanjye ugasanga bagiye kubyica. Ngira ngo wabonye abantu benshi cyane bari bahari, abazwi n'abatazwi, abakinnyi b'amafilimi, abahanzi b'indirimbo, rwose bose muri rusange. Ubwo rero nanze yuko banyicira ibintu byanjye, urumva, banyicira ubukwe bwanjye. Ndavuga ati ibyiza rero nuko ngewe naheza abantu, abanyamakuru nabaheza kugira ngo badafata abo ku ruhande rw'umugore n'abo ku ruhande rw'umugabo. Urakoze cyane. Marene, ibi bintu byifashe gute, urabibona gute? Turi kubona uri umwe mu baherekeje madamu wa fisi cyangwa se uyu mugore fisi yahisemo kugira ngo bubake urugo. Turabona umutwaje ikanzu, waje ubatwaye. Ni igitekerezo wagize kugira ngo uvuge ati nzafata umwanya wanjye, mfata imodoka yanjye, nze mbashyigikire, mbaherekeze, mbatware aba bantu. Ibi bintu byose byagiye biba cyangwa se kuri uyu munsi wa none wabo w'ubukwe wabyakiriye gute? Uyu munsi ntabwo ari umunsi udutunguye, ni umunsi twateguye. Hanyuma kandi kuvuga ngo twigomye uwo mwanya, ubundi cyambere kimwe ni urukundo. Urukundo ari rwo rutanga ubwitange. Noneho tuza mu bukwe bw'umwana, kandi ndavuga ni mfite imodoka yanjye, nta mpamvu yo kugira ngo abana batwarwe n'abandi. Nzi imodoka, mfite imodoka, ndavuga nti reka ntwara umukobwa wanjye, nta kibazo, byose birashoboka. Ubwo babinyemereye nkavuga ni waba marene ukanadutwara, numva biranshimishije. Karame, utwaye imodoka ukumva turirimbo tw'urukundo ukatubumbisha fisi ndetse na Fatuma, twabyumvishe nubwo mwari mwahejeje itangazamakuru, twageze imbere twumva harimo uturimbo twiza tujyana emosiyo. We wumvaga umeze ute iyo ubona umuhungu wawe cyangwa se umukobwa wawe bose bari kumva uturimbo twiza duteye amabengeza cyangwa se tujyana emosiyo umuntu? Ubundi iyo umwana yishimye n'umubyeyi arishima, siko bimeze. Ubwo rero nkavuga ni uyu munsi ni uwabo, ngomba kubashimisha byanze bikunze, kandi nanjye nkabibona ko nishimye. Mama, cyagiye Fatuma yariraga cyangwa se yafatwaga n'ibyishimo akagira emosiyo zituma asohora amarira akayatakaza ku maso, we wumvaga umeze uti? Byari bitewe n'ikiganiro twagiranye. Numvaga ku rundi ruhande numvaga mbabaye, kuko Fatuma ni umwana mwiza, yadufashaga ibintu byinshi. Fatuma ni umuntu wiyambazaga akaza yihuta. None rero navuze ni buriya nyine fisi agiye kumwiharira, ariko ngo agakunza ababiri karabateranya, duhitamo guharira fisi. Urabona yuko abantu benshi bagiye bashagara ubu bukwe, abantu benshi bavuze ati byari bigoye. Fisi Kibonke ntabwo twakekaga yuko yakora ibintu nk'ibi. Ibi bintu wabyakiriye gute? Ni ukuri byadushimishije, kandi ni ubwa mbere tubonye ubu bukwe mu Rwanda bumeze gutya, bumeze bw'umusitari. Ni ubwa mbere mbubonye, ni ubwa mbere. Ukibabona barimo gusohoka hariya mu modoka baje kwifotoza, wowe wabyakiriye gute? Byanshimishije, yambaye neza,
imyenda iramubereye mbese urabona ko ari byiza cyane. ndi kubona ukiri umukobwa urumva nawe uzakorwa ibi bintu wabyakiriye gute? Njye nabyakiriye neza cyane ko kuva nabera nitwa njyewe nibwo nabona umuntu ungana kuri yasezerana. Njye nari nazi yuko Fisa ari umugore ariko none maze kubona ko Fisa ari umuntu w'umugabo. Baza hano nari nzi yuko ari ibintu byo gukina filime bisanzwe nk'uko abantu babivugaga, na nisa hano bari kuvuga ko ari gukina filime ariko maze kubona ari ibintu bya nyabyo. Njye nawe nari nzi neza ko Fisa yarongora mu buzima bwanjye bwose bubaho rwose pe. Buriya sinzi nimba aranabishobora, njye simbizi. Hari use muzanabitubwira nimba ko yaba yarabishoboye mwe nk'itangazamakuru. Nk'itangazamakuru natwe ntabwo twari tworohewe kugira ngo tubashe gukurikirana ubukwe bwe. Byagiye bigoranye kuko hari abasitari benshi, abasitari b'abahanzi, abakinnyi b'amafilime abenshi ntabwo bemeye kugera kuri kamera, ariko urabona ko baraberewe kandi bambaye neza. Ahubwo ikindi kintu nifuza kukubaza nk'umuntu uri hano urimo kureba ubukwe, kuko turashaka kubwira abantu badukurikiye kugira bamenye ibiri ahangaha, ibiri kubera ahangaha. Ngira ngo urabona inyuma ya kamera ibintu barimo kwikora, amabizu ni menshi cyane, urabona ko arimo kubaprepara cyangwa se pare arimo kubadekora. Wowe nkawe nk'umuntu w'umugabo, Fils Kibonke bibiri afite ararushinze, Yego. avuye mu basore agiye mu bagabo. Yego. Niki kintu wabwira abantu gutinyuka bafite umubiri nk'uriya nk'uwa Fils Kibonke kugira bave mu ntera ya gisore bajye mu ntera ya kigabo? Ni ikintu nabashishikariza bose bitewe nuko nanze ko Fils ashobora kuzashaka umugore na rimwe. Nabashishikariza nabo ko ari Abanyarwanda cyangwa ari abantu bemerewe bose gushaka, kuko ntagomba kwitinya ngo yitinye uko ari cyangwa uko ameze. N'amaso arabibaha. Fils nyine turamwishimiye bavuye mu busore akaba agiye mu bugabo. Ongera ijwi Fils. Turamwishimiye kuba baye ateye intambwe. Icyo gifunguzo nyine arakidusigiye, natwe twiteguye kucyakira. Ariko ni neza nyine nta kibazo to. kubona Fils Kibonke akoze ubukwe ndetse na Fatuma, nkawe nk'umusore nkawe utari ubizi ko yakora ubukwe, urumva umeze ute? Urumva wowe ubukwe uzabukora ryari ko tubona ko utari wabukora? Nanjye wenze icyo gihe nanjye kizabaho, nanjye mbukore nkuko nawe yagiteguye, nanjye ndagitegura nkuko nawe yagitegura. Icyo nicyo cyane cy'ukuri, nicyo cyambere cy'ukuri kuba uramuvandimwe yasezeranye kabisa, biduhaye icyizere. Wajyaga umubona mu mafilime menshi, wajyaga umubona yakina, ariko uyu munsi umubonye amaso ku maso akoze ubukwe na Fatuma, urumva umeze ute grand frère? Ukuvuga ntabwo uri ubwa mbere njye mubonye, yazaga n'ahangaha bikanadutangaza Kibonke wacu, ariko nuko byishimira kuba asezeranye. Hari abasore benshi bafite ibiro byisumbuye kuri Fils Kibonke, hari abafite ibiro bimunsi ye, hari abafite ibiro byinshi, abantu benshi bagiye babyibushye bakiri abasore. Ariko kuba Fils Kibonke afashe umwanzuro kuvuga ati reka shinge urugo, akaba ashinze urugo kandi nakabinyuza mu mucyo kugira n'abantu bamuzi bamuhereza respect nk'umusitari. Abandi bantu badukurikiye hano ku Mutako TV ndetse n'abandi banyamakuru bagenzi banjye bakiheza, bagifite ubwoba bwo kuvuga ati turi banini ntabwo byashoboka, niye nama wabahereza? Kuvuga ngo bo bareke kumva ibyo bibwira, ahubwo bagendere ku rugero Fils atanze. Amafoto cyangwa se gufatira amafoto ahantu hegera, ahantu ugiye uroba, bumva umeze ute? Nanjye ndanezerewe cyane. Umaze igihe kingaki mu burobyi? Ni igihe kirekire. Maze igihe kirekire. Ruriya rugo Fils Kibonke ashinze abantu benshi babihinyuzaga kandi batari babishyigikiye, bavuga ati Fils Kibonke uriya mukobwa azajya amuca inyuma. Umukobwa yakomeje kurira, urabona n'imbaga y'abantu benshi nuko batarimo gukunda kuza kuri kamera. Noneho uru rugo rwabo bashinze urarubona gute nka Fils Kibonke uvuga ati reka mbishyire hanze nerure ngaragaza umugore wanjye? Urugo rwabo Imana izaruha umugisha. Kamera mankurikira.